Mukanyandwa Alphonsine ariko n'ibisanzwe nk'abantu menyereye ku mafilime nitwa Nyinawambogo mu mafilime cyamamare umba nabaye mwana duza ariko muramubona Nyinawambogo nabaye mwana muto umwana duza bwa mbere njya muri komedi ni Kanyombya wanjyanyemo Kanyombya twagituranye akageza mu rugo anjyana ahantu tujya gukina sinema abona ndi umuntu mbese uri shapu nagira amasoni ibintu byose mbikora ahita abwira boss ati twabonye umuntu uzi gukina rwose boss rero ahita bazanjyane Kanyombya atanjyana uriho kandi hari igihe utari uriho ni igihamya gifatika ko hari n'igihe uzaba utakiriho bityo ni ibyo gutekerezwaho cyane ukavuga uti igihe nzaba ntakiriho niyihe nkuru nzasiga imusozi. Yes, ni BS TV cyangwa se Bridge Star TV. Ngewe nite Habi nk'ibisanzwe ntabwo nakirirwa mvuga byinshi, reka manzuza abantu muri hirya no hino mudukunda umunsi ku wundi utugaragariza urukundo rw'akadasohoka tubabwira ngo yambo kandi ikaze mu kiganiro. Mbibutsa gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano ndetse ugasharinga ugakanda like na comment zawe ni ingenzi, ariko like ushobora no gukanda dislike turazemera, ariko ukatubwira ngo impamvu nakanze dislike kandi muzagakosore. Abantu barimo baribaza akabata ariko se karimo aradutindira atakira umuntu wacu koko. Bogo imeze bo reka abantu ari kinyo imeze dore urabona narivuguruye ni indi filime igiye gusohoka se cyatanga imeze ariko urayibona umva nabaye mwana duza ariko muramubona Nyinawambogo nabaye mwana muto umwana duza. Amakuru ni neza tuguha ikaze kuri Bridge Star TV cyangwa BS TV. Murakoze rwose ngaho tangira wibwira abantu. Murakoze nitwa Mukanyandwa Alphonsine ariko n'ibisanzwe nk'abantu menyereye ku mafilime nitwa Nyinawambogo mu mafilime cyamamare utwika koko. Muri no misi hari filime iri kwitwa ngo Isi ya none, herutse kubona umugabo akwikoreye yarakujyanye. Muri no misi ndi gukina amafilime rwose Isi ya none uriya mugabo yaranyikoreye ngo nuko amwita Gasasira. Ariko iriya filime yitwa nde? Yitwa Isi ya none ariko nyine uwa Gasasira gashira bake. Ubwo rero yaranyikoreye ngo navuye mu kabari ngo nishyuye kuko ngewe mba mu maso zo mu kabari kiwe masura mu kabari kiwe buriya yaranyikoreye muragiye nishyuye kuri konti ahita kwikorera. Yes, abakunzi bacu aho muherereye twabashuhuje ndetse twanabaha ikaze, nanatekereza ko mwahageze rwose kandi muri gukomeza muryoherwa. Subscribe muri kuzikora bashyashya. Ni Nyinawambogo Mukanyandwa Alphonsine icyamamare, muramuzi kuva mu myaka ya kera, ariko buri umaze imyaka ingahe muri iyi sinema? Ni myinshi cyane. Guhera 2007 kandi 2007 ukiri muto cyane. Nta musitari ujya usaza ntibaba bareba inyogosho uburiho cyakora nta musitari ujya usaza. ubu ngubu reba nk'ubu ukuntu mba nigize mushyashya ntabwo wamenya ko ndi mukuru. Imyaka narayigabanyije. Yes, Nyinawambogo tugiye gutangira tuganira ndirete rwose. Hari ibintu wumva ugiye kubwira abafana bawe? Bogo ngira ngo barumva ko witeguye kuba waganira nabo cyane rwose. Niyo mpamvu twamubazanye ndanabyishimiye. Natwe tuba dushaka ko abafana tukomeza kubigwizaho kuri BS TV cyangwa se Bridge Star TV. Ngira ngo muramwumva Bogo sinema wayitangiye 2007. Uyu munsi uracyari muri sinema. Imbaraga zo kugumamo hari benshi bagiye babita. Imbaraga zo kugumamo umunsi ku wundi uzikura hehe? Ngiye rwose iyo umuntu amamagaye ndaza nkakina pe. Niyo mpamvu ubu muri no minsi ngiye kugenda ngaragara cyane. Ariko Mbogo harakantu ngira ngo utubwireho. Akaye Bwa mbere na mbere winjira muri sinema byari bigenze gute?
bwa mbere ndabyibuka rwose bwa mbere ninjira muri komedi ni Kanyombya wanjyanyemo. Kanyombya twari duturanye akageza mu rugo anjyana ahantu tujya gukina sinema abona ndi umuntu mbese uri shapu nagira amasoni ibintu byose mbikora ahita abwira boss ati twabonye umuntu uzi gukina rwose. Boss rero ahita ngo bazanjyane Kanyombya ahita anjyana nuko uri shapu ndi shapu boss ahita anjyana abona ndabishoboye ngumamo. Ariko hano nubwo uri shapu hano ndabona witonze cyane kandi muri filimi bakuza uvuga cyane. Wowe iki? None se nk'ubwo umuntu ahora asaragurika se? Ahangaha wowe witonze ukavuga reka nakunda ko nitonda mbatungure. Hari igihe wiha akabanga ukitonda ariko n'ubundi nditonda. N'ubwo iyo ugeze muri filimi ni guhita ubonye n'ubundi nditonda pe. Kanyombya kwinjizije muri filimi kugeza uyu munsi uracyari muri filimi. Mbogo kuva icyo gihe kuba baragutoranije muri filimi wumvise wowe umeze gute se? Warabikundaga wumvaga bimeze bite? Njye numvise nta kintu bimbwiye. Njye numvaga ari nk'ibintu bisanzwe mbese numvaga ari nk'ibintu bisanzwe niyo mpamvu njyewe niyo nyinnye ubona ari nk'ibintu bimenyereye. Uyu munsi ni iki wavuga filimi igihe cy'imyaka yose kingana gutyo uyikina ni iki zimaze kukugezaho? Ni iki ushobora kuvuga ngo ibi mbikesha gukina filimi? Njyewe icyo bimaze kungezaho icyo bimaze kungezaho ni uko nk'uko nitwa nyina wa Mbogo nuko iryo zina byanyubakiye izina nyine nk'ubu nkamenyekana. Se hari ahantu wagiye ujya abantu bakakwirundaho ngo dore umusitari dore nyina wa Mbogo? Cyane rwose abantu benshi inkangiye nk'ahantu ari ubwa mbere magiye banyirundaho nanjye ubwanjye nkumva ngize isoni ngo dore nyina wa Mbogo ngo dore nyina wa Mbogo ngo uzi ko ari wewe ngo dore na bya bihanga bye Mbogo. Ubwo ngiye bakubwiye ngo nyina wa Mbogo na bya bihanga bye wumva bimeze gute? Uravuga uti naramamaye koko ariko ayo menyo yawe yagukoreye umuti mu gukina ngo wamubonye ngo uzi ko nari nzi ko ari ibintu babeshya ngo abantu nyine bambonye amaso ku yandi ati bari bazi bayakurira muri filimi ngo ntabwo babeshya ngo na bya bihanga bye ngo niwe rwose. Gusa kubera ko ubu ngubu nananutse harimo n'abasigaye banyuberwa ko nananutse. Nananutse cyane ni iki cyatumye byuha Mbogo? Amafaranga ari kwinjira, filimi ziri kugenda, YouTube irazita. Iki cyatumye ngira iki cyatumye unanuka? Cyatumye nanuka? Oya mbere mbere wari ubyibushye cyane. Nari mbyibushye cyane kurutanga masheneti yifunze. Njye nifunze ariko ubundi muramubona agomba ubundi bari kumubona barabizi nabo uraza guhagarara neza meze neza ndi smart umusore turi kumwe hano aza kuzuminga barabizi ndi smart meze neza Mbogo tuba turi kumwe kuri BSTV cyangwa kuri Star TV ni byinshi cyane abafite amaze kubaka experience muri no sinema nyarwanda. Yagiye amenyekana nk'umukinnyi mwiza ukabyivugira ati hari abantu benshi bajya batungurwa no kuba bambonye koko bagasanga ntamenye mfite. N'abantu bajya bakubwira ati ngo bakuzuye ngo dore koko ni mugufi ya muri filimi bagire ngo baba bakugize mugufi ya kandi uri muremure. Benshi barabimbwira ngo se ngo kumenya na Mbogo gusa muri filimi bari muremure ngo shango ngo bari muremure muri filimi ngo ko tubona se ari mutoya. Ariko ubundi Mbogo uvukana n'abantu bangahe? Tuvuka nyuma mwaka 7 nayo mpamvu witwa Mukanyana. Turi Mukanyana Alphonse turi 9 bose murareshya cyangwa oya njye impamvu ni ubumuga navukanye niyo mpamvu nabaye mugufiya ni ubumuga kubera ko amagufwa yanjye nta kugira ngo ajye ku murongo neza yarasohoye. Ariko bakujyanye kwa muganga ubu nagendeye no mu kagare njyewe. Ugenderaga mu kagare? Ariko Imana iza kubikora neza. Imana yarabikoze. Yakubonye uyu munsi ariko rero
ariko rero nk'ubu tuvugana ndi umumama w'abana babiri. Ufite abana babiri? Umwana muto rero we yarankurikije. Umutoya? Undi? Undi we aranansumba kure ntabwo wamenya ko ari n'uwanjye. Eka? Nawe uwo mwana afite ubwo bumuga? Uyu mutoya yavukanye ubumuga nk'ubwanjye. Abaganga baravuze ariko ngo bazamugorora akire akure. We kubera ko akiri muto bashobora gufatirana cyane ko mu gihe cyawe hari na kera uyu munsi ubuvuzi bwateye imbere. Kera se ko nta terambere ryabagaho. Uyu munsi uri kumukurikirana cyane kugira ngo bamuvure akire? Uyu munsi ndimo ndashaka ubufasha kugira ngo mbone inkunga kuko bazamubage bamugorore kugira ngo atazamera nkawe. Yes, ndabizi ko abakunzi ba BS TV cyangwa se Bridge Star TV bagira umutima. Nyina wa Mbogo afite undi mwana wamukurikije nawe wavukanye ufite ubumuga, yavukanye ikibazo nyine nk'icya Mukanyarwa Rufosina cyangwa nyina wa Mbogo. Turaza gushyiraho nimero ushobora no kuba watubonaho kugira ngo umugereho n'ubufasha bwawe kugira ngo umwana nawe abe umuntu mukuru kandi abashimira n'imigisha ituruka ku Mana igihe ikomeza kugenda ibageraho. Ngira ngo barabyumva. Yes, hanyuma ariko buriya hari uburyo Imana irimo umuntu ariko ikamuremera n'ikintu azaba cyo, kuko ushobora gusanga uyu munsi utari kuburi n'umustar. Wenda n'igihe no kuba narabaye na mugufiya hari kugira ngo mbe umustar nimwe n'abantu bose. Wenda nza kwa ndi muremure reba ukuntu tugushaka niriwe gushaka uyu munsi. Wenda nza kwa ndi muremure ngo abantu bose abastar murarushya. Burya Imana ikora ibintu byose. Abastar murarushya Mbogo wanankereje reka mbibwira abafana. Urabona mu rugo pe wenda kugira ngo mbe mugufiya bo ni Imana izimpamvu. Se wenda nza kuba ndi muremure nk'aba mu rugo ntibari kumenya abantu bose kwa kuba ari barebare rero nta muntu ubazi. Ni wowe uri kugenda aho cyane. Yes, ariko Mbogo mu gukina filimi uyu munsi n'iki wamuri ukavuga ngo iki kintu nakigezeho kubera filimi, kugira ngo abantu bumve ko mutagenda ngo mukine gusa mutahe mu burara? Ngewe rero nta kintu ndageraho pe gihambaye ntacyo. Nta kintu gikaze ubona bavuga nta kintu gikaze ndageraho. Amafaranga avamo kandi avamo. None se ngewe rero ni amafilime ndagukina cyane kandi niyo nakina. Filimi wagiye ukina nk'iyi filimi Isi ya None barimo baraguhemba neza? Isi ya None se Isi ya None ndimo ndayikina ariko nubwo ndi kuyikina ubwo abanyinisha ntabwo bampa amafaranga atubutse, ndaba amafaranga make. Baguha makeya? Yes, ariko uyu munsi uracyabikunze kandi cyangwa hari igihe ucika intege ukavuga uti bundi wanabireka? Oya, kubera ko n'abantu bankunda usanga n'abantu bavuga bati nyina Mbogo twarakubuze uri gukinira n'ukuntu tugukunda. Ubwo nyine twako n'ukuntu bitewe n'ukuntu abantu bankunda amafaranga bamaye nta kibazo ndakora. Mu bana babiri watubwiye ufite nabo ujya uvuga ute cyangwa abana banjye bakazakina filimi cyangwa waba uburenganzira bakazavamo ibyo bashaka kuba byo? Oya, abana banjye kwa ko bakiri bato bandi bakura nabo bazihitiramo. Nibakura bazihitiramo. Wow, bariga? Umukuru we ariga ariko umutoya we kwa ko kiriya kibazo afite nshaka kumujyana kwa muganga ntabwo ariga. Aziga bamaze kumuvura. Yes, ni nyina wa Mbogo muramwumva Mukanyarwa Rufosina wamenyekanye nka nyina wa Mbogo byinshi bitandukanye batangaza kuri BS TV cyangwa se Bridge Star TV. Uyu munsi hagize umuntu ukubwira ngo naragukunze reka dukorane, uri kumva cyangwa se humanaginge, urumva ugukenera wese ajya anyuraho, uwo muntu wamwumva? Umuntu ushaka kumanaginga we namwemera kuko nk'ubu nkanjye rwose pe ngemba nifuza kugira manager ko nawe mfite. Ni iki wabwira abantu akanya ari tunagenda tunegereza ku musozo Mbogo? Ni iki wabwira abantu ubutumwa wabagenera? Ubutumwa nabagenera ndetse nk'abakunzi banjye
nabashishikariza kujya bakunda kureba filime nyarwanda, sinema nyine bakazireba kuko filime nyarwanda zituma iyo ureba amafilime, harimo amafilime aba anigisha kandi niyo uzikunze bituma wirekura ntugire amasoni mbese ukabahora urishaka. Hanyuma Mbogo, abana batangiye kukureba kera, uyu munsi bakaba bakubonamo nk'umukinnyi mwiza w'icyitegererezo, bakunda filimi, niki wababwira? Bazizemo bikandagira cyangwa birekure? Abana abana oya nibirekure, ariko nabwo mu kwirekura bakunda amafilime, bashaka kujya muri ayo mafilime, kuko iyo ugiye mu mafilime hariho abashaka kujya mu mafilime kwiga bakabyibagirwa, ariko bashishikariza ko bakwiga bakamenya, hanyuma bamara kwiga bakajya muri ayo mafilime. Nicyo nabashishikariza abana batoya nyine, bakabanza bakiga, babanze bige, kuko kwiga nicyo cyambere na mbere, kwiga inama nziza pe, kwiga bagakurikira amasomo. Mbese wajya gukina amafilime, ayo mafilime utazi gusoma no kwandika, ukazasoma gute script baguhaye? Baguha script ukayisoma ukamenya ibyo ugomba kwigamo, hanyuma bige bamenye, hanyuma bajye muri ayo mafilime barabanje kwiga. Inama nziza. Hanyuma reka dushimire abantu bose badukurikiranye. Ni nyina wa Mbogo, abantu bamaze kukumenya ari benshi cyane. Mbogo, gira akantu kadasanzwe ubwira abantu kuzi? Ni benshi. Akantu kadasanzwe kameze gute? Nta kantu wumva wabwira abantu basi babwira uti ndabakunda? Akantu kadasanzwe nababwira, ubwo nyine nababwira ko nk'uko ari abafana banjye baramfana, ariko nanjye nkabakunda. Nubwo ngiye kuko ndi umusitari w'abanzi, ngiye harimo abo ntazi, ariko nanjye ndabakunda pe. Mbogo, hari akantu ngira ngo dukorere tunasoza. Akahe? Hari akantu waba warakinnye abantu bakumenyeho, jya muri mudu ya filime ugakina. Akantu rero kariya rero, noneho hari akantu nakinnye, hariya hari ahantu nakinnye njye na Mukarujanga, iriya filime yacu ya mbere yitwa Kanira Kubaho. Mukarujanga turi kugira ngo abantu bose baragakunze cyane, cyangwa ahandi nuze Nzovu aho igikoma kacu Nzovu, akazu gato akamwereke ahantu aho bakanyombya yamperezaga amafaranga ayabitse gutya mu mufuka. Ayo ni amafaranga gusa cyangwa ni ibipapuro? Ati aya ni amafaranga, utu ni udufaranga kugira ngo udakandagira inyenyeri z'abandi. Nako kari keza. Jya muri mudu nk'ijambo wavuze, use nk'uri kurikina muri icyo gihe. Gute se? Uri kurikina? Niba hari ahantu mbwiraga mu Nzovu, iyo Nzovu yanyweye ijage yose y'igikoma, reba abantu hari ubakinira akantu Nzovu, icyo gikoma cyose urakinywa kimaze. Akazu gato karya ubwatsi koko, ubwo anyweye mirongo yose yimaze, urumva? Ntari ahantu nyine nari ndimo nyina, sinabibabwiye se ndi gukina kiradubana na Mukarujanga, nizengurutsa ngira kiradodo. Cyangwa se hari n'ahandi hantu nifuzaga narabuze Kanyombya, nifuza ko igisimba cyaza kikantwara. Ihene badiruka mbugize induru, kandi nashaka ko igisimba kimwe. Ubwo rero ndumva ari utwo tuntu. Hanyuma uyu munsi urimo urakina mu isi ya none, abantu barimo baragukunda, sibyo? Nk'akantu barimo baragukundira muri ino minsi ni akahe? Mu isi ya none se? Mu isi ya none twinshi bari kunkundira nk'ari ahantu ndi mu maso zo mu kabari, cyangwa n'ahari ahantu. Hari ahantu Bwanakeye aherutse kukwikorera, si Bwanakeye harya? Hari ahantu harya ni Gashira bake, ahantu aherutse kukwikorera. Yanyikoreye. Dusubiremo amagambo mwavuganye. Nyine
yarambwiye ngo navuye kuri kontwari ngo nishyuye amafaranga ndavuga ati igihe amafaranga nayishyuye kuri kontwari ahari nyamubwira ngo nayishyuye aranteruye aranyikora ku rutugu ahita gutwara ahita ntwara niko filimi ihita irangirira aho ngaho iracyakomeza ntabwo irarangira filimi iracyakomeza yes reka rero tugushimire mbogo kuza kwifatanya natwe kabubwiye abantu benshi uzagukurikirana n'abasanzwe bakuzi n'abazakubona bwa mbere ni mbogo wabo cyangwa se nyina wa mbogo ngira ngo ni ibintu byiza kabisa turagushimiye kuba waje muri iki kiganiro kandi abantu baranyuzwe nanabashimira namwe kuba mwadukurikiranye kuva dutangira kugeza aka kanya Imana ikomeze kubagirira neza ni BS TV cyangwa se Bridge Star TV nge ni Habi ibiganiro byo nakagaruka nakubwira ngo niba ugeze kuri BS TV ari ubwa mbere uhita ukora subscribe kandi ukande kuri like cyangwa se dislike nayiremewe ariko ujye muri comment tubwire impamvu tubwire tahakosore hanyuma comment ni ingenzi cyane muri abantu bacu turabakunda reka mbabwire ngo ikiganiro kigaruka nakagaruka ni nyina mbogo twari kumwe sezera abantu nawe ciao ciao